Okay guys, nongeye kubaha ikaze mwebwe nsanga kuri uyu muyoboro wa YouTube channel tubanaho. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa natumije ukora mu bintu byerekeranye n'imyidagaduro. Uyu munsi afite ubuhamya ari buduhereze ndetse afite experience ari budusangize mu bintu akora. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umukobwa ukora mu bintu byerekeranye n'imyidagaduro. Rero mu myidagaduro murabizi harimo ibisata byinshi, harimo abisanga ari abahanzi, harimo abisanga ari ababyinnyi, harimo abisanga ari abafata amashusho, harimo abisanga ari abatunganya amashusho, ndetse harimo n'abisanga ari abakora ama audio. Rero uyu munsi nabatumirije akora mu gice cyo kubyina, byumvikana akora dance z'indirimbo, akaba yazitoza abantu bakazibyina nko mu ndirimbo. Ahubwo nge nakwibaza, nubwo nawe nakwakira ngo natwibwire ubigenza ute kugira ngo nk'umuntu aguhamagara ari ubwa mbere akubwira ati ndashaka ko iyi ndirimbo yanjye uyikorera imbyino zizajyamo, ubigenza ute? Urabanza ukagenda ukayirepeta akayigwa, ubigenza ute? Okay, murakoze cyane. Nyine uko mbigenza mu gukereya dance, iyo umuntu ashaka ko mukorera dance y'indirimbo ye, njyewe ama link wenda akama ama audio, hanyuma nyine mwumva uburyo y'indirimbo ikoze, nanjye nkaboneraho nyine nka kereya dance. Okay, urakoze cyane. Urumva uburyo abikoramo. Rero kuri iyi YouTube channel byacu murabizi hakorerwa ibintu byinshi. Ushobora kwigera hano ukisanga mu biganiro, ushobora kuhagera ukisanga muri video zerekana uburyo watunganya video za YouTube, ushobora kwisanga mu byegeranyo, ushobora kuba wakwisanga mu bintu byinshi. Hano kuri YouTube haberaho ibintu byinshi cyane. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, nitwa Cheat Big. Uyu mutumirwa nabatumirije nawe tugiye kumwakira atwibwire, ubundi dutangire ikiganiro. Araza gutanga ubumenyi ku bintu akora, ku buryo nk'umukobwa udukurikiye uri mu rungano rwe ashobora kuba yamenya uburyo yakubasha nko kuba yajya nko mu ndirimbo y'umuntu akayibyinamo. Weho turi kumwe muri iyi video uraza kwigiramo uruhare, utanga ibitekerezo, ushobora kubinyuza muri comment aho hasi, ugatanga comment yawe ushaka kuduha. Kimwe nuko ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp igitekerezo cyawe ukakiduha. Nimero ndaza kuyishyira muri description cyangwa uyirebe naho ngaho muri screen yawe uri kuyibonamo. Rero reka tukwakire utwibwire, ndetse kugira ngo utubwire n'uburyo akazi kawe gakoramo, utubwire umaze igihe kingana gito ubikora. Tuguhaye ikaze. Amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Denise Nibishaka. Yego, ndi umukobwa uri hagati y'imyaka 19 na 25. Okay, ndi umukreator wa dance. Ni ibintu nkunda cyane, ni ibintu nyine nakuze niyumvamo. Okay, uburyo mbikora rero njyewe ubu ngubu nta bantu wenda afite nigisha, ariko nyine ku bwanjye umuntu ukeneye dance y'indirimbo runaka, nibyo bintu mba ndimo nyine njyewe nkora dance ubundi. Okay, ni ibintu byumvikana cyane. Tukuze mu ndirimbo nyinshi. Ziriya dance tubona muri ziriya ndirimbo urimo ni wowe wazikoze ukazitoza bari ababyinnyi bakaza mukazibyinana? Yego. Uri umuhanga cyane wa mukobwa. Murakoze. None rero nagira ngo ugire ikintu usangiza abakobwa bagenzi bawe. Hari umukobwa uba wenda reba nk'abandi bakobwa bagenzi be babyina nko mu ndirimbo runaka, agahita bireba akavuga ati nanjye numva biriya bintu nabikora, ariko akagira wenda nk'imbogamizi yo kuba nta muntu wenda wari wamutumira ngo agende ajye kuba yamubyinira nko mu ndirimbo. Akagira ikibazo wenda cyo kuba yavuga ati ntabwo nabishobora. Ese ubundi weho imbaraga zo kubikora zikora he? Okay, murakoze. Icya mbere ni uko ubikunda kandi ubyiyumvamo. Icya kabiri ni ukubiha umwanya. Okay, ntiwite ku bantu nyine bakujajinga uriya mukobwa gutya, kuko nyine urabona
hanze hari abantu nyine baba babereyeho kujajinga buri kamwe ukoze nyine umukobwa ntabwo akaba yajyamo ibi, ariko icyo nabashishikariza nk'abakobwa, abahungu basaza bacu ni urugero rwiza rwacu, ni urugero rwiza rw'ibishoboka uko bakereya dance bakabikora neza, n'abakobwa twabikora nta bintu bigoranye birimo. wowe icyambere usabwa ko ubikunda ubyiyumvamo uri proud yabyo, nyine ugafata umwanya ukajya ubikoraho nyine ukavuga wenda romodo wanjye muri dance ni uyu nguyu, ukareba se ubundi yabikora ate, kuki bo babishobora. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane, abakobwa nyine mwitinyuke, ntabwo gukora dance ntabwo ari ibintu bigoye. Icyambere iyo wumvise wenda ujya gukora dance y'indirimbo runaka, iyo wumvishe navuga nk'ingoma wenda niko nabyita, sinzi ko nabyita beat y'indirimbo, beat ukiyumva ubundi njyewe biba bindimo nyumva beat uhita wumva ni dance iri gukora, dance mpita nzumva pe. Nuko urakoze cyane. Muri kubyumva abakobwa muba mureba video ukumva buriya rero hari igihe umukobwa nk'iyo uri kureba, kera najyaga ndeba nka video irimo nk'abantu nkahita nimagina njyewe uri kubikora, iyo ni impano ikurimo. Mu gihe wowe urimo kureba video ukabona umukobwa arimo kubyina neza se cyangwa ari gukora ibintu neza, ni ikimenyetso kigaragaza yuko weho iyo mpano ikurimo. Nimba uri kubireba ukabona ibintu ari ugukora wabishobora, ni icyumvikana yuko nawe ibyo bintu wabishobora. Kubyiyumvamo nicyo cyane. Waba uteganya kuzafata nk'abantu ukabahuza ukajya ubigisha kubyina? Ndabitekereza cyane, gusa wenda ntabwo nari nabibonera umwanya cyane kubera ko ndacyari ku ishuri, ariko nyuma yaho kabisa abantu bashaka kwiga dance, bashaka kwiga kubyina, cyangwa se bakaba bashaka no kumenya ukuntu wakireya dance, nta kibazo pe, ndahari. Okay. Turaza kureba nimba haraza kuboneka, uravuze ngo uracyari umunyeshuri birumvikana, turaza kureba nimba waba hari imbuga nkoranyambaga ukoresha cyangwa se nimero z'amatelefone uburyo bakubonamo, kuko hari igihe abantu bagukenera, harimo abantu baba bakeneye gukoresha ufite nk'indirimbo, uyu yagukorera dance ukabasha kuba wakora indirimbo imeze neza. Umuntu rero urimo kumva uvuga turi umukobwa twarabyina mu ndirimbo, tukuze mu ndirimbo nyinshi, turaza no kuza kuzigarukaho, ariko umuntu yahita yibaza kino kibazo, ese ni ibintu bikurimo, ni ibintu byakujemo, warabyize, ubikora gute? turajya ngo dusobanurire. Njyewe ku kijyanye na dance ntabwo nta shuri nigeze nigamo dance, nta nubwo nigeze niga ngo babikora gute, ahubwo njyewe nyine ni ibintu byari bindimo, najya numva nk'indirimbo nkayibyina ntari no kuyireba, nza kuvugana ariko ibi bintu ko mbona hari abantu nyine bakora ibi bintu bagakora dance bakabyina, ndavuga se kubera iki njyewe ubundi ntakireya dance, nimba nshobora kumva indirimbo nkaba nabyina dance yanjye kandi nkumva nyine ndi kubifiringa, ndavuga gute nanjye ntajya nkireya dance ngo bikunde. Ni ibintu byumvikane, buri muntu wese buriya agira impano ye, harimo abisanga ari abaririmbyi, harimo abisanga ari abakinnyi b'amafilime, harimo abisanga ndetse bakora n'ibindi bintu bitandukanye. weho ubwo impano yawe twayibonye, uri umubyinnyi. Kariya ni akazi gashobora no kuba katunga abantu, tuzi abantu babyina hano mu Rwanda, tuzi nk'ababikora nk'umwuga nka Batiti Brown, ni abantu bari hejuru mu bintu byerekeye no kubyina, barabikora. Hari n'abandi bakobwa babikora ugasanga ni nako kazi bafite. wewe uracyari n'umunyeshuri, uracyari ku ishuri birumvikana. Rero twagira ngo tukubaze nimba hari ikindi kintu ukora mu bintu bya entertainment, yaba uretse muri icyo gisate cyo kubyina, hari ahandi hantu wisanga ni ukubyina gusa? Ikindi njya nisangamo no gukina komedi, ano mashusho asetsa abantu. biriya nabyo njya mbikora kuko ndabikunda cyane. Uraza kumbwira channel ukoreraho, nzajye nanjye mu gihe ndi kurifreshinga ubwonko nzajye ndumva byashoboka. Ntabwo njyewe izo filime ukina ntabwo ndazibona,
uraza kumbwira mu gikari, nta kibazo, ntabwo ari ngombwa kumbwira muri kamera, kuko iyo channel yanyu nta nubwo ntabwo mwanyishyuye ngo mbamamarize. Okay, rero reka dukomeze ikiganiro cyacu. Nagira ngo nkubaze, ibi bintu umukobwa ubyinjiyemo bavuga ko aba ari igishega. Iki kintu nagira ngo tukiganireho, umbwire, kuba winjiye mu bintu byo kubyina cyangwa se ukajya nko kuba wakora nk'izo mbyino ukajya ugaragara kuri kamera cyane, abantu audience igufata ukundi kuntu bakajya bakubona ukuntu bidasanzwe. Wewe haba hari imbogamizi ujya uhura nazo baba bari gushaka kuba bakwinjira muri ibyo bintu byerekeranye no kubyina ndetse n'ibindi bintu byerekeranye no kuba byakina n'izo komedi? Weho hari ibintu bijya biguca imbaraga ariko wenda ukabinyuramo? Nimba bihari uratubwira uti birahari, nimba bihari ubinyuramo ute? Ese ni imbaraga zihangana nabyo uzikora he? Okay, nyine urumva nyine kujya mu ibintu byo kureya dance uko biri njye nabigiyemo, nyine numva nta kibazo kibirimo, numva ndi proud yabyo, nabirenze. Nyine harimo umuntu ukubona bitewe n'uko nyine imyumvire y'abantu bitandukanye. Nk'umuntu yakubona akavuga uriya mukobwa wo kwa runaka yigize ishyano gutya na gutya, nyine ugasanga barabivuga kwinshi, ugasanga abandi niba no stress nta kintu bibabwiye, aho nyine ugasanga hari n'abandi bakujajinga bakanakubwira ati biriya bintu wabiretse kubera icyo utakora ibindi, kuki biriya ari byo ukora. Ariko iyo uzi intego ufite mu bintu ukora kandi wumva ubikora ubikunze, nta kintu na kimwe cyagushimisha. Ni ibintu byumvikana cyane. Ati iyo uzi icyo uri gukora nta kintu na kimwe kigomba kuguca intege. Ibi mugomba kubyumviraho. Nimba we ikintu uri gukora uyu munsi, erega ubundi nimba weho uri umuganga, niko kazi kawe umuganga. Ntabwo ukwiye kubona umuntu arimo guhinga ngo uvuge ngo biriya nta kamaro bifite. Ntabwo ukwiye kubona umuntu ari umwarimu ngo uvuge ngo kubera yuko we wenda uri umudogiteri runaka ukabona umuntu ari umwarimu, ako niko kazi kawe, kariya nawe niko kazi ke. Yahisemo kubyina, uriya yahisemo gukina filime, uriya yahisemo kuririmba. Buri wese nta umuntu ugomba gukora ikintu mugenzi we ari gukora, ahubwo akora ikintu kimurimo. Niyo nk'ugiye nshobora kureba imbyino ukoresha nkahita mbikunda, nkahita nza ukajya unyigishiriza kubyina, uzabyemera? Ntabwo uzamenya. Nta kibazo, nakwigisha. Okay, nzaza nanjye nyigisha kubyina, nanjye ndabikunda kubyina. Rero ubwo nimba tuduhaye ubuhamya bw'ukuntu ibi bintu wabyinjiyemo, ni ibintu byumvikana, wabigiyemo ubikunze. Ese ubona ushobora kuba wabigira inzira yawe y'imbere ku buryo wabikomeza, cyangwa aba ari ubikora nko kwishimisha uvuga iki gihe n'igihe nzabireka? Wabishyiraho umucyo aho hantu kugira ngo wenda harimo abantu bamaze kugukunda mu ndirimbo cyangwa gukora kino kiganiro. Hari abantu bari bambwiye bati mukunze kutubariza uriya mukobwa nimba ateganya kuzabivamo, kugira ngo tudakomeza kumwishyiramo tukamukunda tukazarangira tumuzi. Uteganya kuba wakomeza kubikora, wazabireka? Wadusobanurira tukamenya. Njyewe ibintu nkora ni ibintu nkunda cyane, sinekereza ko rero hari impamvu yo kubivamo. Barumva ari ibintu nzakomeza, ntabwo nyine nubwo byagera ku rwego nshaka, ariko nyine n'icyo gihe mfite ngo nkore kugira ngo ngere hahandi nifuza. Ntabwo rero ari cyo gihe cyo gucika intege ngo mbe nabivamo. Birumvikana. Ese ubu hari umuntu wibajije ikibazo ati wenda hari umuntu urimo kureba kino kiganiro ari nk'umuhanzi cyangwa se wenda ari nk'umuhanzi, namubariza iki kibazo nk'umuntu waguhamagara ngo ujye kubyina mu ndirimbo ye, ntabwo uhenze cyane? Ntabwo menze cyane, nyine turumvikana, ntabwo twananirana. Okay, aho ni sawa. Ubwo ngubwo aba small creator mufatireho, ndaza kubashakira social media akoresha, nimero za telefone
kugira ngo mujye mubasha guhuza. Uyu yagukorera dance z'indirimbo yawe, agatoza ababyinnyi bakabyina indirimbo yawe neza, abantu bayireba bakabona ari ibintu byiza. Nahoze mvuga nti turaza kugaruka ku ndirimbo wagiye ukoramo dance, ari nk'iyo nzi yitwa Gafi wigeze kubyinamo. Harimo nabonye harimo dance ziri hejuru y'eshatu zitandukanye, zose niwe wazikoze? Igitekerezo niwe wagiye ukizana? Urumva njyewe nyine bamereje beat y'indirimbo hanyuma nkora dance. Ndagira ngo nibaze, kugira ngo uhuze n'abari abantu baba muri kubyinana, ugasanga umwe babiri batatu ndetse ugasanga barimo no kurenga, ubahuza ute, ubatoza biriya bintu ute? Nagira ngo ubwire njye mba numva mbona ari ibintu njye bijya bingora, uburyo umuntu ufata umuntu umwe ugafata n'uwundi wa kabiri, mubifatiye umwanya ungana gute kugira ngo mubashe kwiga nka dance nk'eshanu zizajya mu ndirimbo imwe, mubyigaho umwanya ungana? Urumva ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane, nyine twebwe dushaka umwanya, ngashaka abantu nyine, urumva kubabona biba bigoye kubera ko ntabwo ubizi ngo turiya, hari n'ushobora kubibwira ko turiya yarasaze. Urumva nyine bisaba gushishoza, ukareba ba bantu nyine ba hafi wenda mujya muvugana, ukababwira ariko igitekerezo gutya gutya, nyine nabo bakakungura ibindi, hanyuma nyine mukagira icyo mugeraho. Bari abantu rero nyine ni abantu n'ubundi twari dusanzwe dusa nkaho ntabwo ari abakure yanjye, ariko nyine urumva twabyizeho, turavuga ati reka tubikore kuko birashoboka, biriya ni ikintu gishoboka kabisa. Turavuga ati reka tubikoreho turebe, turaza mbereka dance, urabona ziriya dance hari ukuntu ziri mu mwihariko, nta handi hantu uba warigeze uzibona. Nyine nicyo bita gufata ikintu ukagera ku ntangiriro ukaba wagera ku bishorishori byacyo. Weho ukora dance nicyo bisobanuye, ni umwihariko. Uyu muntu ari ukuzireba arabureba nyine akabona ni nshyashya, nta handi hantu aba yarigeze azibona. Bigaragara nyine uba wazihereye hasi ukazizamura ukazigeza mu bishorishori, ukazitegura ukazihereza abantu bakazibyina mu ndirimbo runaka. Hari ikindi kintu numvaga ntakurekura ntakubajije. Watubwiye yuko ukina komedi, ni filime ngufi y'ubundi buriya cyangwa se ni filime zisetsa? Ntabwo nyamenya kubitandukanya. Urebye ubundi wavuga ubivuze mu rurimi abantu benshi bazi, ni komedi. Watangiye kuzikina ryari? Ntabwo ari igihe kinini gishize. Ndumva komedi ya mbere nakinnye nayikinnye mu mwaka ushize, nko mu kwezi kwa kabiri, itariki zo ntabwo nzibuka neza ariko niba mu kwa kabiri. Urumva uri kubitangira vuba, ariko bitewe n'imbaraga uri gukoresha biragaragara ko hari icyerekezo, hari n'ahantu uteganya kuba wagera mu bintu byawe. Nakubwira nti kuraje mu kazi ukora, kandi abakobwa mujye mukora, murashoboye. Ibintu ntabwo ari ntabwo biri iby'abahungu n'abakobwa, murabishoboye rwose, mujye mubikora kuko njye niyo ndimo kureba nka filime cyangwa se n'indirimbo, njyewe abakobwa nibo mbona banabikora neza kurenza abasaza babo. Niko bimeze. Ikindi kintu nabivuze nakubaza nyine, komedi cyangwa se izi komedi waba uteganya nko kuba wazikina, wakinnye izari ku giti cyawe cyangwa wakoranaga n'abandi, wari ufite ikindi timu ukoreramo? Nari mfite timu nkoreramo, urumva njyewe baranyadabutse nk'umwagiteri nyine, hanyuma nzayo nyine. Waba uteganya kubikora ku giti cyawe? Cyane. Ati ndateganya kubikora njyenyine, akaba ari njyewe uhagarariye nkenda nk'iyo timu. Ubwo se sicyo ushatse kuvuga? Ukabona wahuza abantu mukajya mukinana. Bitewe n'ahantu kuba turi kuva muri viziyo imwe twinjira mu yindi,
abantu bose bamenye icyo gukora ntabwo ndumva abo bantu baba bahari bakeneye ibyo bintu cyane. Rero ahubwo nanjye mfite filime zaza ujye uyikinamo. ahubwo ubwo akazi nakabonye. Akazi karabonetse. Wari uri kutubwira ko ukiri ku ishuri, ibintu byo kubyina n'ishuri ubihuza ute, bigenza ute kugira ngo baje kubihuza byose? Urumva nyine ndacyatangira, ariko wenda nko muri wikendi ndapfuta nk'iminota nka 40 ibihagije, wenda ndi kumwe n'abantu runaka tukagira utuntu twigaho, tukavuga ati ibi twabigenza gutya, nyine nkabereka nk'utudensi nawe ndi kumva, kuko hariho ukuntu wenda tuba turi ahantu gutyo turi kumva nk'indirimbo. noneho kuko nyine mu buzima busanzwe n'ubundi nkunda kubyina, nisanga n'ubundi nabyinnye, rero ahantu wese hari indirimbo, hanyuma nyine bagahita bambwira watwigisha ako kantu, bikaba bibaye gutya. Urumva, ariko hari n'igihe duhura nyine twabipanze tukavuga ati reka duhure, hanyuma tugire akantu twiga kuri dance, hanyuma nyine tugahura tukabyiga, nabo bakankundira cyane ko nabo nabonye babikunda cyane. nanjye uraza kuwunyinjiza muri abo bake ufite. Rero mbibutsa abantu turi kumwe, njye nitwa Chitbig, nababwiye yuko ushobora kugira uruhare muri ibi biganiro byacu dukora ndetse n'ibikorwa tuba turimo gukorera aho kuri iyi YouTube yacu ndetse yanyu. Ushobora kujya utanga ibitekerezo, inyunganizi se, ikintu cyose uba wifuza kuba watugezaho ukinyuzaho hasi muri komenti, cyangwa se ukaba wanatwandikira kuri nimero yacu kuri WhatsApp ni 0719194817, abakoresha Airtel Tigo ni 0722634347. Rero nagira ngo reka ufite ibintu byinshi ugiye no gukora birumvikana, uri n'umunyeshuri, hari ibintu uba ugiye gutegura birumvikana. Icyo nagushimira ni uko nagutumiye nkabasha kukubona. Rero kugira ngo tukurekure, nagira ngo ugire ubutumwa wagenera urubyiruko muri mu kigero kimwe cyane cyane, ariko twibande ku bakobwa. Ugire ubutumwa wabagenera, ndabizi hari ikintu wabategura. icyo nabwira abo abakobwa bagenzi banjye, bitinyuke bakore, barashoboye, kuko dufite ingero z'ibishoboka. Abakobwa bagenzi bacu bageze ku rwego rwo hejuru, uri kumva ko rero ni ingero zacu nziza z'uko bishoboka ko natwe hari aho twava tukagera n'aho tugera. Ikindi nababwira, nimba wowe uhisemo, wenda uhisemo waririmba se, wakina filime, ntihakagire umuntu uguca intege atazi impamvu wahisemo ibyo bintu. Hari impamvu wabihisemo, hari uko ubyiyumvamo, rero nta muntu uhari wo kuguca intege. Courage, birashoboka, cyane ko turi no mu gihugu cyiza kirimo n'umutekano. Imva nyine ni ibintu mbese nyuma mbona bisa n'ibyikora, birashoboka cyane. Ikindi nababwira, wenda ari nk'umuntu ukeneye ko mukorera ndetse indirimbo, n'ubundi Chitbig arahari, wabimunyuzaho yabimbwira nta kibazo. Kandi wenda n'umuntu waba wumva ashaka kwiga dance, ni karibu kabisa. Wowe ubyandike muri komenti kuri Chitbig, hanyuma biraza kongeraho, nanjye ndaza kubasubiza nta kibazo. Murakoze. Umuntu ukeneye kuba yakoresha nka dance z'indirimbo, urumva ko uyu mukobwa ariteguye. Njyewe ndahari kugira ngo mbahuze nawe, ndetse n'ikindi kintu wakwifuza. Aracyari umunyeshuri, ntabwo yari yatangira kujya gukoresha imbuga nkoranyambaga zisanzwe, cyangwa se we acyakoreraho abyina mu ndirimbo z'abahanzi runaka. Ariko umukeneye ushobora kutwandikira kuri iyo nimero twatanze, twaguhuza nawe. Kandi nawe abakurikiye hafi na hafi, wanditse muri komenti ko umukeneye kubona. Uyu munsi hari abantu nari naravuze yuko nzashimira. Rero buriya
hari abantu bagira uruhare mu bikorwa dukora dukorera kuri iyi YouTube channel, mba ngomba no kubavuga cyane. Umuntu wa mbere, umuntu witwa Kayitesi, ndamushimira cyane kuko atanga ibitekerezo cyane. Nimba nabona n'iyi video azananyandikire kuri iriya nimero, tuzabashe kuba twanamushimira, tumuhe ishimwe. Uwundi muntu ni umuntu witwa Valence, nawe ni umuntu ukunda gutanga ibitekerezo cyane muri comment, ndabibona, mba ndi kubibona. Uwundi muntu twavuga ukunda gutanga ibitekerezo cyane ni umuntu witwa Samu, nawe turamusohoje, tujya turi kumubona ko turi kumwe. Rero reka tukwikure iki mu zindi gahunda, gusa turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Nanjye ndabashimiye. Nashimira mwebwe twabanye muri iyi video, mbibutsa ko ibiganiro ari akagaruka. Iyi channel nababwiye yuko hakorerwaho ibintu byinshi, ushobora kuza utakwisanga mu biganiro nk'ibi dukora, ukisanga mu byegeranyo, utakwisanga mu byegeranyo ukaba wakwisanga muri video zigisha ibyerekeranye na YouTube. Ushobora kutisanga mu byerekeranye na video zo kwigisha cya YouTube, ukaba wakwisanga muri video zigisha uburyo watunganya video zawe. Utisanze muri ibyo bya kuba watunganya video zawe neza, kuko byose bikorerwa aho ngaho, wakwisanga no mu ndirimbo, kuko dukora n'indirimbo. Mwajya no hasi muri izo ndirimbo zayo hasi, nk'iyitwa Izuba, yitwa Gafi Brother, zose mwazibonamo uyu mukobwa, kandi dance zirimo zose niwe uba waragiye azikora. Reka mbashimire rero mwebwe twari turi kumwe muri iki kiganiro, naho ubutaha njye twari turi kumwe nitwa Chitty Big.